turambure bibiliya zacu mu rwandiko rwandikiwe abafilipi igice cya kabiri umurongo wa 5 tugeze kuri 11. Ndagerageza kwihuta, ntabwo ndi butinde kubera aho igihe kigeze, ariko tujye dukunda mu nzu y'Imana hararyoha. Bwana sifiwe. Abamo ibyiza byinshi, twigeze kuba hanze turahatinda, ariko nta kintu cyiza twigeze tuhakura. Mwene data wasomye ijambo ry'urufunguzo, ndamushima Imana imumugisha. Uriya mugabo bavuze tuhuje ubuhamya. Uretse ko hari icyo dutandukaniraho kimwe, we yashoboye kumenya papa we aranamurera, amushyira mu bandi bana bavuka ku mugore w'isezerano, ariko njyewe ndinze saza ntazi papa wanjye. Numumenyera uzarya urwara umuze nawe, kuko mama yarinze apfa atamumbwiye. Naramumusabye uti wenda ikigwari niwabisaba. Nasabye mama kenshi ngambwira amazina ya papa. Icya kabiri musaba ngo nampuze nawe nanjye ngire aho nkomoka, ndinze saza ntagira inkomoko. Ikindi cya kabiri, nari nagiye mbaho kieshi nifuza kuzabona icyitwa 8. Abanyarwanda muradukunda, ariko mukunda n'ibintu kuruta uko dukundana. Kandi reka mujye mukunda ubutaka nuko mwaremwe muva mu butaka, kandi kenshi mutekereza n'ibyo ku butaka kuruta ibyo mu ijuru. Maze imyaka myinshi cyane ntagira ahantu ho kuba, nifuza gakondo ya hano ku isi, ariko si gakondo nyakuri yo mu ijuru narayibuze. Ndibuka ko hari igihe nagiye kubwiriza kuri ADEPR Jabana hari ibwera mvura ku rusengero, umuntu ahaguruka mu materaniro arira aho bo bimyira n'inkonda, aravuga ati kuva nonaha sinifuza ko abo mupanekote ngo tukubwire ngo twese twuzuye umwuka wera utagira aderese, ngo uhaye aderese, nkubereye so, nkubereye nyoko, nkubereye byose, ndetse tugende nkwereke n'umugabane nguhaye, Imana nyitanzeho umugabo. Baburetse gukoma amashyi ku munsi wo kujya kumushimira nk'urubwatsi, uwo mupenekote gito w'umupenda byote nibwo yanyaze. Dore byabereye hariya kuri ADEPR bwera mvura. Nujya uzabibaza, hari abadiyakoni bari bahari, naho bampaye haracyariho baraherekana, harahari, ariko ku munsi wo kumushimira arongera aranyaga. Niyo mpamvu nari mvuze ririya jambo, muradukunda ariko mugakunda ibintu, kandi ni byiza ko mubikunda nuko mutaragira imitekerereze ya Yesu. Niyo mpamvu niyo mpamvu ubutaka burabatwaye kuruta uko mutwarwa n'ubwami bw'Imana. Ubwo rero nagize igikomere icyo gihe, nanone kiyongera ku cyo mama yanteye. Ndagenda njya kuryama mu buriri nambaye inkweto na karuvate n'ikote n'ishati kubera umubabaro. Ariko Imana yari yampaye isezerano, imbwira yuko ntazava ku isi itampaye ahantu ho kurambika umusaya. Ubu ndi mu basaza, sinshaje cyane, ndacyari mutoya, ndi mu bantu bashobora kuzasaza neza. Bwana sifiwe. Gusaza neza murabyumva, gusaza ufite amafaranga, gusaza ubwira abagaragu uti nimushyirire amata ku ruhimbi, gusaza ureba abagaragu n'abaja hariya, gusaza ufite akabando katari kakati baca mu ishyamba ugenda witwaye. Yesu ashimwe. Ntabwo nzava ku isi ejo cyangwa ejo bundi, nzahava ku gihe cyo kuhava. Bwana sifiwe. Haleluya. Rero Yefuta uriya namufata nka grand frère kubw'umubiri. Urumva nyina yari maraya, nanjye niko byari bimeze. Tuvuga ibintu uko byitwa, niko Bibiliya yavuze. Noneho se agira umutima wenda utandukanye n'uwa papa wanjye nubwo ntamuzi.
aravuga ati ntabwo nakwemera gupoteza imbuto yanjye, reka muzane aze mu bandi bana. Iyo abantu bavuga ubutwari bwa Yefuta bananirwa kubuheraho, bagahita bafata ubutwari gusa ntibabanje kureba amavu n'amavuko yiwe. Ibyo mujya muvuga mwebwe mwize ngo ni CV CV y'umuntu ahakomoka. Nubwo yahuye n'ibi bibazo, naje gukuramo ijambo rivuga ngo ntabwo kuba intwari bikomoka kuhuvuka naho yo wize naho warerewe, ahubwo kuba intwari umuntu arabiharanira. Kandi umuntu ntaba intwari kubera ko akomoka ahantu heza, waba intwari ukomoka no kuri maraya bigakunda. Haleluya. Nabisomye mu Baheburayo 11:30 na 30 ugakomeza ukageza kuri 40 birahari. Mu ntwari Imana yavuze zayo harimo n'uwitwa Yefuta wabyawe na maraya. Ibyo ni igitangaza. Mu ntwari Imana yavuze hajemo n'umugore witwaga Debora. Mu ntwari Imana yavuzemo n'uwitwa Samusoni, hazamo uwitwa Dawidi wavukiraga mu mudugudu mutoya witwa Betelehemu mu bakene. Hanyuma Imana imugira umuntu w'intwari ukomeye. N'uyu munsi Dawidi aracyanavugwa hariya muri Isiraheli, na hano ndamuvuze, kandi hari n'umukomoka mu muryango we witwa Yesu. N'uyu munsi turacyamuvuga kandi tuzakomeza kumuvuga. Amen. Na Yesu nawe ngo yavukiye hariya mu murwa witwa Betelehemu, mu mudugudu wa Betelehemu iwabo na Dawidi, kandi avukira ku gasozi. Uwo ni intwari y'ijuru n'isi, ni waducunguye. Wibaza umuntu wavutse udafite CV nk'iyawe, identite itameze nk'iyawe, ariko Imana irangije umugira umuntu ukomeye. Amen. Amen. Shimira Imana ko nkaba ndi umwana w'Imana. Shimira Imana ko kera nangaga abagore, igitsina gore, mvuga ko ntazashaka umugore, ariko none nashatse umugore kubera ko navutse ubwa kabiri. Haleluya. Ubwo nari kubivuga mu buhamya, ariko kubera igihe cyanjye reka mbishyire mu mpinamagambo bise no gushimira. Ndashimira Imana yuko itita kuri kavukire y'umuntu, ahubwo uyubahaga kuri ibyo gukiranukira mwemera. Niyo yaduhamagaye aho twagiye, ijya agiye tuvana hose ititaye kuri kavukire yacu. Aho nabyirukiye kwa padiri, iyo umuntu yavutse ari ikinyendaro ntahabwa inshingano y'ubupadiri. Nimba ukinariyo ndagira ngo nkubwire ngo aho hantu sinkubwira ngo have, umutima wawe wonyine ukwigisha. Ni ukuvuga ngo bararacyari muri antigite, mu mateka yashaje akennye umumaro. Muri Kristo Yesu nta kinyendaro kihaba. Abantu bose Imana irabahamagara. Haleluya. Dukomoka, sogokuruza wacu ni Aburahamu. Ubu navutse ubwa kabiri. Singivugwa ibikomere, byanteye kunywa imogiza, byanteye kujya kuraguza mbaza amateka yanjye uko hazaza uko hazaba hasa, ariko Yesu yarampamagaye ankuraho hantu yemwe. Haleluya. Reka ndekera ahangaha dusome Abafilipi 2:5. Twihuse cyane, ntago sobanura amagambo yose uko nibuyasome, ariko ndavuga muri make. 5 kugeza ku 11. Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu, uwo nubwo yabanje kugira akamero k'Imana, ntihatekerejeho ko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa, ajyana akamero k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu, kandi amaze kuboneka ko afite ishusho y'umuntu, yicisha bugufi, araganduka, ntiyanga no gupfa, ndetse urupfu rwo ku musaraba. Nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane, ikamuha izina risumba yandi mazina yose, kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu, ari ay'ibyo mu ijuru cyangwa ay'ibyo mu isi cyangwa ay'ibyo munsi y'isi,
kandi indimi zose zihamye ko Yesu Kristo ari Uwiteka, ngo Imana Data wa twese ihimbazwe. Amen. Kandekera ahangaha. Tugiye kwiga ijambo rifite intego ivuga kugira umutima wa Yesu. Urumva riroroshye cyane, ni intego ngufi, kugira umutima wa Yesu. Iryo jambo tugiye kuvuga, turavuga umutima wa Yesu uko uteye. Ntago tuvuga umutima w'inyama y'umutuku. Oya, iyo nyama y'umutuku ikurimo nawe yarayifite ari ku isi, ariko turavuga umutima w'Imana wa Yesu. Amen. Amen. Paulo uyu munsi ntari buganire n'Abafilipi, ahubwo araganira n'abantu bari hano SEGEEM. Arababwiye abagabo, abagore, abasore, abakobwa, abana bato, abangavu mukiri bato, inkumi zigeze igihe cyo gushakwa cyangwa kubaka. Aravuze ngo mugire wa mutima wari uri muri Kristo Yesu. Uyu mutima wa Kristo Yesu ni umutima umeze uti? Umutima wa Yesu ni umutima w'Imana. Wibuke umunsi umwe aganira n'abigishwa be muri Yohana 14, hari aho yageze hepfo ku murongo ngira ngo wa 8 ugakomeza, ngo witwa Filipo aramubaza ngo twereke Data wa twese biraba bihagije. Aramusubiza ati Filipo we, mbanye namwe igihe kingana gutyo ntimuramenya uwo ndi we? Umbonye ababonye Data, kuko Data ari muri nge nanjye nkaba muri Data. Urumva? Umutima wa Yesu ni umutima w'Imana. Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere haranditse ngo mbere na mbere hariho jambo, kandi jambo yahoranye n'Imana, kandi jambo ni Imana. Itangira igice cya mbere umurongo wa mbere, mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Yohana iyo hagarutse haravuga ngo kandi mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo ni umucyo w'abantu. Umutima wa Yesu ni umutima w'Imana. Umutima w'Imana ni umutima wuzuye ubuziranenge, nta nenge, nta mugayo, nta kizinga, nta munkanyari. Umutima w'Imana. Ijambo rya kabiri, umutima w'Imana ni umutima wuzuye urukundo. Urukundo ni umutima w'urukundo. Hari aho Yohana yigeze yandika avuga ngo udakunda ntazi Imana, kuko Imana ari urukundo. Umutima w'Imana ni umutima w'urukundo. Ijambo rya gatatu, umutima wa Yesu ni umutima wuzuye kwicisha bugufi. Uyu mwanditsi aravuze ngo uwo nubwo ari Imana, muri we ni Imana, yuzuye ubumana, avuga nk'Imana, akora ubumana. Imirimo ye ni ukugaragaza Imana. Imiterere ye ni imiterere y'Imana. Ngo nubwo ari Imana, ntabwo yatekereje ko guhwana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa. Ngo yicishije bugufiya, ngo araganduka, yambara ishusho y'umuntu, aba nk'imbata. Ngo kandi amaze kuboneka ko afite ishusho y'umuntu, ngo ntiyanga no gupfa urupfu ndetse rwo ku musaraba. Mariko 10:45 haranditse ngo kuko Umwana w'umuntu atazanywe no gukorerwa, ahubwo yaje gukorera abandi. Urumva uko Yesu yaje? Ntabwo yaje nka directeur general, nta nubwo yaje nka ministre w'imirimo,
nta nubwo yaje nka gavana umuyobozi w'intara, ntabwo yaje nka meyasi umuyobozi w'akarere, nta nubwo yaje nka komiseri generale umuyobozi mu biro by'imisoro, nta nubwo yaje nka ambasaderi usanzwe mu byubahiro byabo, ngo yaje nk'umugaragu. Urumva umugaragu? Kandi si uko umugaragu gusa, ngo yemeye kuba nk'imbata. Imbata ntago ari imwe ifite amababa dupfura twariye kuri za bonane na nowe, ziriya z'amababa. N'imbata ni umuntu wabaga waraguriwe kuba imbata, ikimuranga cyangwa ikirangantego bamushyiragaho bamutoboraga ugutwi kugira ngo ahageze hose babone ngo uyu ni imbata. Niko babigenzaga. Ikindi, imbata bashoboraga kuyiteshereza agaciro mu ruhame, bakaba banayikubita, ntagire umugenzacyaha uza ngo iyi mbata mwayihoye iki. Bashoboraga no kuyica igihe bashakiye, ntagire umwavoka uburana ko yabaga ari umuntu uteshejwe agaciro, utagize icyo avuze. Kugira ngo rero ashyikire uriya muntu uteshejwe agaciro, byamusabye kumanuka mu cyubahiro cye, nubwo yari agoswe n'ingabo nyinshi zo mu ijuru, nubwo yari agoswe n'abakerubi n'abaserafi n'ibizima. Abona ko guhwana n'Imana, guhora asingizwa, guhora bamuramya, guhora bamupfukamira, ibyo si ibintu byo gufatira ngo abigundire, ahubwo arabirekura. Mujya mubona mu bihugu abantu bapfa nk'uko bica ubushishi bazira kugundira, umuntu akemera abaturage bagapfa. Ariko Yesu ngo ararekura, avuga ati ibi bintu byo guhwana n'Imana si ibintu numva nafatira ngo mbikomeze, ndabirekuye ku bw'abyiyi ngoma ndamanutse. Haleluya! Iriya mbata yabaswe n'urumogi, yabaswe n'inzoga, yabaswe n'ubumaraya, yabaswe n'ubusambanyi, yabaswe n'ivangura ry'amoko, ndekuye icyubahiro ndemeye ndagihaze, ndimanukiye. Haleluya! Ngo yambara ishusho y'umuntu, ishusho y'umuntu iciye bugufi, yemera ngo kuba umugaragu w'imbata. Urumva, umugaragu ukorera imbata ajya hasi y'imbata kugira ngo arokore ubugingo bw'iyi mbata, ayibature mu bubata. Byamusabye kumanuka mu cyubahiro. Ntabwo yaje nka karidinari, nta nubwo yaje nka papa, yamanutse nk'umugaragu hasi y'abandi bantu. Umutima wa Yesu ni umutima wo kwicisha bugufi, ni umutima w'ubugaragu, ni umutima wo gukorera abandi. Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Mutima wa Yesu, umutima wa Yesu. Ezekiel 36 umurongo wa 26 yaravuze ngo nzabaha umutima mushya. Haleluya! Ni Imana yari irimo ivuga ngo nzabaha n'umutima mushya n'umwuka mushya. Haleluya! Mugire wa mutima wari muri Kristo. Yes! Mutima wa Yesu. Mana we, yongera umwanya munini ngo vuga ku mutima wa Yesu, data wa twese we. Reka mvuge kuri indi jambo. Umutima wa Yesu ni umutima w'imbabazi, umutima ugira imbabazi. Reka mbahe urugero. Yohana igice cya 8 uturutse ku murongo wa mbere ugakomeza hepfo. Bamuzaniye umugore bafasha arimo arasambana. Humva afatiwe mu cyuho. Ntago byari ukwerekwa, nta nubwo byari inzozi, nta nubwo byari ugukeka ngo numvise amakuru ngo bavuze ngo baravuga ngo hari bikuvugwaho. Bamufashe ari kubikora. Baramuzana bati amategeko ya Musa avuga ko uwafatiwe muri iki cyaha bamwica n'amabuye. Harangije Yesu arabihorera. Yiyandikira hasi n'urutoki. Ntabwo ari computer yakoreshaga, n'urutoki yiyandikira. Bamwe mu bacukumbuzi bavuga ngo yandikaga ibyaha bya buri muntu wese wamuzanye. Yiyandikira hasi.
barakomeza baramurembya bishingikirije kuri ibyo bintu by'amategeko by'abantu ba intellectuel mu mategeko baba dogiteri mu by'amategeko bari muri ibyo ubuntu bwa Yesu sinahabari agakiza sinahabari imbabazi sinahabari ni ibitegeko gusa bikoreye kandi nabo n'abanyabicumuro byarabishe ngo bakomeje kumurembya ngo arunamuka arabaza ngo umuntu uzi ko atari yakora icyaha aba ari ubanza gutora ibuye arimutere. Abamwe bajya bahavuga nabi bakavuga ngo yaravuze ngo uzi yuko atari yakora iki cyaha. Oya, yaravuze ngo umuntu uzi ko atarakora icyaha, kuko umuririmbyi yaravuze ngo mu ijuru ntihazageramo icyaha. Uwasambanye afashe ku ngufu n'uwasambanye baterekanye bumvikanye bose n'abanyabyaha. Uwasambanye n'umwana muto n'uwasambanye n'umukuru bose n'abanyabyaha. Uwatukanye n'uwarwanye n'uwaciye inyuma y'uwo bashakanye bose n'abanyabyaha. Nta cyaha rero kizagera mu ijuru. Noneho yavuze ngo uzi ko atarakora icyaha aba ari ubanza kumutera ibuye, ngo bose ngo bagenda urusorongo hagasigara we na wa mugore. Noneho aza kunamuka nyuma aramubaza ati mugore, ati ba bandi baguciragaho iteka barihe? Ati ntabo databuja, ntabo. Ati nanjye rero sinkuciriyeho iteka, igendere ntuzongere gukora icyaha utazabona ishyano. Umudamu ava aho ngaho yabaye murokore. Ariko twibaze badamu, reka mbabaze, kubera iki bazanye umugore ntibazana umugabo? Kandi bamufasha asambana. Ubwo se yari ari muri shambure yisambanya wenyine? Nimumbwire mwabagabo mwe namwe mwabasore mwe ko bavuze ngo bazanye umugore asambana, uwo basambanaga kuki batamuzanye? Ubusa ibi ngibi si hohoterwa kweri? Afe icyaha cy'umugore cy'ubusambanyi nicyo kigize imbaraga, naho icy'umugabo kiroroshye cyo si ubusambanyi. Ibi nta karengane kajemo, nta hohoterwa ririmo, nta kurobanura kubonetsemo, nta gukandamiza no gukandagira kubonetsemo. Ariko bamucishije ahandi atiraticira habura uwo mu bacu igendere. Bazana umugore wenyine aba ari we munyacyaha, uwo mugabo rero arigendera. Ariko ari icyaha cyakozwe n'umugore, ari icyakozwe n'umugabo, byose ni ibyaha kandi binganya ubukana. Urumva? Yesu rero ni umunyembabazi. Umunsi umwe nanone ngo yari ari ahantu arimo arabwiriza mu nzu, igitaramo cyashyushye. Abantu bagirira umuntu wari ufite ubumuga, baramureba batumva nta mbaraga dufite, nta n'ubushobozi bwo kumukiza ubumuga, ariko hari ahantu Yesu ari, twamuterura tukamujyana. Abateruzi baterura abantu babana n'ubumuga uyu munsi wa none twabagereranya n'abanyamasengesho, abarinzi b'inkiki. Haleluya! Abinginzi. Ngo baramufata bamushyira mu ngobyi bati hariya niho ari, reka tumujyaneyo. Bamushyira mu ngobyi baramujyana. Ngo bagezeho basanga abantu ni benshi cyane, nta hantu bafite bakwinjirira, babona imiryango yose yuzuye abantu, nta hantu wakandagira. Baranje ngo bigira inama yo gusakamba, ngo ikurira basakambura inzu, ngo bapimiranya neza ahantu Yesu ari. Ngo barangije bahamanurira umurwayi. Ngo ageze imbere ya Yesu, wakireba uwo muntu arebye n'abamuzanye, ngo arangije ahita ko aramukiza. Umva uko yamukijije. Yaravuze ngo ihagurukire wifatira ingobyi yawe, uburiri bwawe ukubite ku rutugu witahire, ibyaha byawe urabibabariwe. Abantu ngo bari bari aho ngaho muri icyo gitaramo barimo babanditsi nababwiye haruguru n'abafarisayo n'abanyamategeko, barayakora ariko nabagera hakabaniga. Baraje batariko ariko abantu ntibigereranya. Uyu muhungu uvuka hariya i Betelehemu, uyu nguyu tuzi wareyewe kwa Yosefu akora mu Isarumara. Isarumara ni muratori yibaza. Hariya mu Isarumara yaherere yakuriye akora imirimo yo kubaza. Uyu ntiyigereranyije. Imana si ibabarira ibyaha yonyine. Ngo aranje aravuga ngo kandi mumenye yuko umwana w'umuntu afite ububasha bwo kubabarira abantu ibyaha byabo. Haleluya! Mutima wa Yesu ni umutima wuzuye imbabazi. Ndikurira ijambo imbabazi. Umuyobozi yabaye nkugira, ntabwo nateganyaga kuvuga aka kantu.
imbabazi zakoze ibintu bibiri mu rugo iwanjye bikomeye bitakorwa n'umusipesiyaliste mu byo ubuvuzi w'umuganga, bitakorwa na Loni, siyo muvuga ngo niyo iri hejuru y'ayandi mahanga. Rero nyibona nk'akantu k'akadogo kari hasi cyane. Yesu ari hejuru ya byose. Madamu wanjye yababariye abantu bamutemaguye muri jenoside yararwaye kanseri yo mu mutwe, amaze kubabarira kandi yababariye muri ubu buryo. Reba kubona umuntu uhera gutemagurira abantu, famiye akoreka kica gatwika inka bagatema bakajyana bakirira. Hanyuma rero warangiza ukabasanga muri gereza aho bafungiye bamwe mu bakiriho, ukabashyira ingemu y'ibiryo n'ibyo kunywa ukababwira uti birya mwakoze nabahaye imbabazi nibyo narinje kubabwira. Amaze kubivuga nyuma yaho Imana iravuga ngo kubera kiriya wakoze cy'imbabazi nanjye cyankozeho mu mutima nanzuye kugukiza. Ubu ndimo ndarya ku mbuto z'imbabazi. Nigeze ngira ingorane kandi muri ubwo burwayi bwe ntugira ngo bwaje nk'ibicurane bibaho none ejo bikagenda. Nafashe igihe murwaje mbabaye nkora imirimo y'abagore n'iy'abagabo, gukubura, kumesa, gukoropa, guteka n'utundi dukorwa. Urumva abantu bakarungurukira mu myenge y'imiyenzi y'urugo bati yo disi umugore uriya mugabo umugore yaramuroza yo ariko uriya mugore n'umugome njya mbabona ari abarokore nawe Bibiliya nkagira ngo ni bazima. Umugabo baramwishe aramesa akamesa n'imyenda y'imbere kweri. Wezi imyenda y'imbere si imyenda ariko mujye mureka kuzana ibyo ngibyo. Muzakomeza kugira imyumvire yashaje ya kera. Kubera iki? Usezeranye n'umuntu aramubwiye ngo nta kizanandukanya nawe, urwaye uri muzima dukize dukennye. Wamara gukiruta ariko ndabona umugore nari nkwiriye doziye mu ibiro bya kabiri, undi mugore kuzajya asohokana tukajya kuryama ku mucanga nk'ingona ku mucanga tukagarama n'amasuve turyamye ku mucanga. Cyagihe wavugaga iki? Wari wasaze se? Wari ufite ubumuga bwo mu mutwe? Mu isezerano ryanjye mfite nabandi hafi cyangwa kure nta kizantanya n'umugore wanjye ndamukunda. Mu bagore nta mugore mwiza nabonye nkawe. Ubwo rero nyuma nibwo habayeho uwo murimo wo kujya kubabarira aba bantu. Nyuma yaho Imana imaze kuvuga ririya jambo twaravuze duti reka turebe nimba ari Imana ivuga kuko hari n'ibindi byita Imana bikavuga ngo ndi Uwiteka kandi atari we, bikavuga ngo ndi Imana kandi ari imwe bandika n'inyuguti ngufiya y'akadomo, inyuguti ya I y'akadomo. Ubwo mwumvise Imana mbavuze iyo ariyo ni ikigirwamana. Bifite amaso ntibireba, bifite amatwi ntibyumva, bifite intoki ntibikorakora, bifite amaguru ntibigenda. Urumva? Ni ibintu twahoraga twikorera ku itariki ya 15 y'ukwezi kwa munani, twabishyiraga ku rutugu tukabipfukamira, bitarora, bitumva, bidatekereza, bitagenda, tukabiramya, tugakora amasengesho duceceje ku ntete z'amasaro. Ibyo ni ibigirwamana, ni imyuka y'abadayimoni izakarandeza imyuka mibi. Urumva neza? Ariko Imana yacu ni Imana yandikwa n'inyuguti nkuru kandi irakora. Haleluya! Tumujyana kwa muganga barareba basanga yarakize. Haleluya! Haleluya! Mu mbabazi harimo n'imbaraga zikiza indwara. Ko ni urugero rumwe. Urugero rwa kabiri, umudamu wanjye yanyigishije kubabarira mu buryo bwo mu rwego rwo hejuru. Ubundi mwebwe mujya muvuga imbabazi wenda bamwe mugashobora kuziririmba, ariko nabonye mwarimu ruta wanyigishije muri theology. Nahuye n'abahanga banciye imbere
babahanga mu gucukumbura Bibiliya, akakubwira ati ijambo rivuga gutya mu kigereki, akongera agahindura ati mu gihe burayo ryandika gutya, mu kikavugwa gutya, bikongera warijyana mu kiratini rikavuga gutya, ariko bikaba ari amagambo masa. Ni teori nyine. Ni teori. Ariko nize pratique nyigiye iwanjye mu nzu mu cyumba. Bwana sifiwe. Kugira ngo rero mbe narumvise iri somo birenze ibyo bita kwiga inyuguti no kumenya aho byanditse no kubivuga mu gihe burayo no mu gifaransa no mu cyongereza. Umugome yaraje afatira umwana w'umukobwa afite imyaka 6. Noneho nahoze mbona ubyina. Ubu nonaha utashye ugasanga kakana kawe bagafashe. Simbigusabiye. Wahoze ubyina wuzuzwa utera haleluya, none ukava hano ugasanga baragafashe. Gere ikintu nahise nkora, nahise ntanga imbabazi ntitaye ku ngaruka zizaba ku mwana. Kandi Yesu nawe buriya duha imbabazi hari ikintu natangariye. Nta kondisiyo yaduhaye, yaraziduhaye tu. Urabyumva neza? Araziduha za burundu za zindi zifatika. Kandi ntagiriya ibyaha bya nomero ya mbere n'iya kabiri ati binda bibabarira ibisimbe babarira. Oya, ntabyo mu rwego rwa mbere agira n'ibyo mu rwa kabiri. Byose ni ibyaha ntibizajya mu ijuru, ariko muri wafite imbaraga zo kubibabarira byose. Zitanze rero. Buriya hari ibintu byatubayeho tutagezemo uruhare. Ndimo ndajya gusoza. Nari kujya kuvuga umutima wa Yesu cyane. Ntanze imbabazi baterega iby'ingoma so kubera katurusha gukizwa. Ni ikinyendaro. Iby'ingoma ni urunyendaro. Cyo kinyendaro rero nticyabonye uburere bw'ababyeyi. Ntikiza uburyo kugira umwana ari byiza. Ntibakivugirije ubuhuha. Ntibagitetesheje. Ntago kiza uburyohe bwo kugira umwana. Niyo mpamvu kihuta gutanga imbabazi igihubutse. Kirahubuka ngo ndamubabariye. Tige rero nubwo mbyina mu rusengero, nubwo senga namufata, leta yajya kunjyana nanjye namaze gukora akantu. Tige wamvujiriza wamfatira umwana uri ikintu cy'ikigabo nkasanga arimo aravirirana ngo ndatanga imbabazi zikiza. Nakirangije kandi nkagaruka nkasenga. Umwana urumva nawe maze gutanga imbabazi, umwana tumujyana kwa muganga, amara iminsi, nyuma barambwira ngo yakize. Hashize amezi 3. Dore ko ari bw'iyo ndwara yigaragaza. Tumushubije basanga yarwaye SIDA. Wagira ute? Satani iratangira ngo niko ntiwagiye wihuta gutanga imbabazi ngo urimo urarwana no kugira ngo ugire umutima wa Yesu. Umutima wa Yesu ngo urashaka umutima wa Yesu. Bose noneho ko bamuteye SIDA, uwo mutima wa Yesu urayimukiza. Wabuze ubwenge, wagihubutsiwe, wabuze ubwenge ngo uraharanira kurwana no gushaka umutima wa Yesu. Kwa muganga bambwira amagambo mabi, ariko sinabagaya, bavugaga ibyo babona. Barangije barambaza bati wari uyobewe kurwaye we n'umugore wawe, kuki mutaganya abaganga ngo bahe inama y'ukuntu mwabyara umuntu mu mwana muzima murwaye? Dogiteri ndamubwira nti rero mu busanzwe ngira make, naya nyavuga kubwo ubutumwa bwiza. Tutiriwe tujya impaka nyinshi, numvise wadututse watwemeje ko turwaye, turi hano jya na madamu, natwe nimudupime mureba aho uburwayi bw'uyu mwana buva. Niho mukuru igisubiza aho kwirirwa duterana amagambo, turi abantu bakuru. Badupima amaraso basanga turi bazima. Umwana bahise bamushyira ibitaro. Ntago byose ndi bubivuge,
nyuma yaho baje kumusezerera cyakora banyemerera kumushyira mu ishyirahamwe cyangwa koperative y'abantu barwaye bangana nawe n'abaruta kugira ngo azajye yibona yuko atari we ufite ikibazo wenyine. Nyuma umva hari igihe abantu batubwira ngo dusenge rimwe na rimwe tukabisuzugura cyangwa se ukabisuzugura, ariko buri impamvu utabyumva nuko utarabona ikigusengesha. Nukibona buriya ari amashuka kuryamamo ukabona ari meza, uzabona ari nk'ibishogoshogo by'ibishyimbo batonoye, uzabibona ari nk'amashara. Iriya kuvureri iri kuri dubure ku gitanda cyiza cya ribuyu cya metero 2 kuri 2, uzakireba ubone birarutwa no kuryama mu mucanga. Nubona ikigusengesha none ko kijera uragihungira, ngicyo kirakomanze, si ngicyo kiraje ze. Nagiye gusengera mu mazi, nibira mu mazi nk'isamake cyangwa imvubu cyangwa ingona, sengera Umwana. Nagiye mu misozi y'amashyamba, ndibuka hari ahantu hamwe nagiye gusengera munsi y'inkambi y'abakongomani bita Kageyo muri Gicumbi mu majyaruguru, saa 8:30 za nijoro. Ingwe ituruka hepfo nyireba. Iyo mfite ikibazo kindemereye jewe nsenga ndeba, simpumiriza, sindeba ku ruhande, mba ndeba nya, senga ndeba. Iyo cyandemereye cyanyokeje senga ndeba, kandi ndeba ahantu hamwe. Mbwira Imana nkubwirana n'undi muntu, nk'umuntu ureba. Nyuma yaho ingwe iraza ica ku ruhande, igeze ku birenge byangira byinukiriza, irangije irakomeza iragenda. Najyanye ikibazo, naje gusengera hano mu ishyamba rya Rebero, ariko singutumye ngo uzajyeyo. Mpageze nijoro umuyaga urahuha, igiti cyenda kuvunika, ishishi zirandya nkanga kuzishitura kuzivanaho. Shitani iranganiriza ati ubu aka gati kavunitse bazaza gutora umurambo w'umukozi w'Imana wapfuye azize kutagira ubwenge. Bwira Satani ni wintera ubwoba, ninaza kayo yuriye igiti kandi yari komiseri generali mu biro by'imisoro, ntaswe ngiye utari n'umuyobozi muri leta. Po ndakwiyamye wa mudaimoni. Naje kubwira Imana yanjye bindemereye n'ibimvuna nibindaje ishinga byuriya mwana, ndi kureba icyerekezo cye nkabona nta gihari kubera uburwayi. Ngo mpave nyuma yaho hashize iminsi ndamusengera, noneho mufashe naramubonye ari kubikina n'abandi bana, ndamuhamagara n'ingwina abana ndabasezerera, ndamusengera ndabwira Imana, ndamubwira nti ngiye kugusengera. Yaramaje ugiye kusengera Imana inkize iki, inkorera iki, nti igukiza indwara. Niko yakubwiye se? Ntireka ntabyo yambwiye. Imana ntabwo yabikubwiye? Nti ariko ndiyumvamo ko noneho ninkurambikaho ibiganza nkagusengera nkwaturiraho gukira, uri bukire tu. Ndasenga nahereye saa 7:30 ngeza saa 1:00 z'ijoro, saa 7:30 za kumanywa ngeza saa 1:00 za nijoro. Nyuma yaho nongera gupanda umusozi, panda mirimani ngo ngere ku musozi ndi gusenga. Imana ihagurutse umuhanuzi ava mu gahuru, nanjye nari niputise mu kandi gahuru. Ye baba we, yarariyo nanjye ndiyo, ntazi yuko ahari, nanjye nigiriye ahandi. Araza tuvuga Uwiteka avuze ngo ikize, aravuze ngo ikibazo kikuremereye cy'uburwayi bw'umwana, subira mu rugo naramukijije. Muri za mbabazi za Yesu namujyanye kwa muganga, basanga agasimba kavuye mu mubiri kera. Rero umutima wa Yesu ni umutima w'imbabazi, kandi muri izo mbabazi dukiriramo n'indwara zacu uko zangana kose, kandi Imana igukiza hari icyo ishaka kuri wowe no ku muryango. Amen. Turimo dusoza, navuga umutima wa Yesu ni umutima urangwa n'ukuri, ni umutima wuzuye ukuri. Urabona umufaransa yavuze ijambo mu gifaransa, aravuga ngo ukuri kose ntabwo kuvugwa. Ubwo ni umufaransa kuko afite abadayimoni bo mu Bufaransa nyine. Abadayimoni biwabo mu Bufaransa baravuga ngo ukuri kose ntikuvugwa, ariko Yesu yuzuye ukuri.
Yohana igice cya mbere umurongo wa 14 haranditse ngo amategeko yatanzwe na Mose ngo ariko ubuntu n'ukuri byo byuzuye muri Kristo Yesu. Ngo yuzuye ubuntu yuzuye n'ukuri. Yabwiye umunyamategeko witwaga Pilato, Yohana 18 kuri 35 kugeza 37. Pilato yaramubajije ngo ukuri niki? Umva nawe umwavoka mu by'amategeko, umuhanga umudogiteri mu mategeko, utazi ukuri kandi ngo numwetelectuel ngo yarize, nta bwenge agira. Ni umuhanga mu mategeko ariko nta n'ubwenge afite. Ngo ukuri niki? Yesu aramubwira ngo iki nicyo navuke kandi nicyo cyanzanye mwisi, nukugira ngo mpamye ukuri. Kuki uyisi nta kuri gira, iyobowe n'ikinyoma. Isi gendera ku kinyoma kandi urushije undi kinyoma ni uyobora. Ariko Yesu icyo yavukiye nukugira ngo ahamye ukuri, yuzuye ubuntu yuzuye n'ukuri. Wanasifiwe. Mugire wa mutima wari muri Kristo. Kurindi jambo hanyuma dusoze. Umutima wa Yesu ntago ndi bubivuge byose, no mugwaneza. Warubizi mubagwaneza wumvise wanabonye nta wagira ubugwaneza nk'ubwa Yesu. Matayo 11 umurongo wa 28 kugeza kuri 30 arimo amagambo ndi buvuge. Haravuga ngo mwemere kuba abagaragu banjye kandi munyigireho, kuko noroheje mu mutima kandi ndi umugwaneza. Ko ndi umugwaneza. Umutima wa Yesu ni umutima wuzuye ubugwaneza, ni umugwaneza, avuga ni neza, kugwa neza. Haleluya, haleluya. Navuze ngo ntabwo byose ingingo zose nazivuga, reka mvuge ijambo rya nyuma hanyuma dusenge. Umutima wa Yesu ni umutima wiyiziho ubuhamya bwiza kandi kukaba ariko kuri, hanyuma n'Imana ikaba iwutangira ubuhamya. Ni umutima n'Imana ubwayo ireba ikawutangira ubuhamya. Matayo 4 igice cya 4 umurongo wa 16 kugeza kuri 17. Ngo Yesu akimara kubatizwa, nuko umwuka wera amuzaho ari mu ishusho y'inuma, ijuru riramukingukira. Nuko ijwi rituruka mu ijuru riravuga riti, nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira. Haleluya. Ni umutima n'Imana itangira ubuhamya. Yohana 8 ku murongo wa 18. Yohana igice cya 8 umurongo wa 18 aravuga ngo ndihamya ubwanjye kandi na data nawe arampamya. Yohana 5 umurongo wa 32 naho uzahasome. Reka dusoze. Twarimo tuvuga mugire wa mutima wari muri Kristo. Yes. Umutima w'ubugwaneza, ni umutima ugira imbabazi, ni umutima ugira ubuntu, ni umutima ugira urukundo, ni umutima ugira kwicisha bugufiya. Ukuntu Yesaya ngo yabonye uyu mutima wa Yesu ko yarameze muri kwa kwicisha bugufiya, ngo yamubonye bamushoreye bamujyanye nk'uko bajyana intama mu kwikemura ubwoya, cyangwa nk'uko icecekera imbere y'uyikemura ubwoya cyangwa uyisogota yica, ngo uko niko atawumbuye n'akanwa ke. Yesaya 53 umurongo waho wa 3 ugakomeza hepfo aho ayo makuru meza arangirira. Numugwaneza Yesu. Bamujyanye nk'uko intama bayijyana, ntiyabumbura n'akanwa. Baramurenganyije, baramukubitaguye, baramuvumye. Ndamwibuka rimwe mu rukiko, umunsi umwe ngo abasirikare ngo bamukoreye ubufindo, bamutanyagurizaho imyenda, ngo bakimara kuyimutanyagurizaho bamuhambira igitambaro mu maso baramupfuka. Barangije bamuvugiraho bati ngaho hanura, ugukubise ninde, ngaho bihanure se, fundi ugukubise. Ngo barakubitagura. Uko niko Yesaya yabibonye ngo ntiyigeza wumbura n'akanwa ke. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Mugire wa mutima
wari muri Kristo Yesu. Shoreje aha, ndashaka ko dusengera umuntu ushaka umutima wa Yesu. Urashaka yindi ntuze yindi iki, navuze muri makeya. Ndashaka umuntu ushaka umutima wa Yesu ngo tumusengere. Umuntu ushaka kugira uyu mutima wa Yesu, umutima w'impuhwe, umutima w'ubugwaneza, umutima w'imbabazi. Hari irindi jambo nari kuvuga riri muri Yohana 4:9 ugakomeza. Ni umutima utagira ivangura ry'amoko. Urabyumva? Yasanze umugore umusamariyakazi yamusanze kwiriba, Yesu aramubwira ngo wampaye ku mazi yo kunywa. Undi aramubwira ati ese ko ndi umuyuda ukaba umusamariya usabye amazi ute? Yamurebeye mu ishusho y'amoko y'abayuda, kuko abayuda baziranaga n'abasamariya baranenanaga. Nta musamariya wasuzanyaga n'umuyuda. Nta muyuda washoboraga gutanga umukwe mu basamariya ngo ajye gusaba y'umwana w'umukobwa. Ngabo umukazana wabo baraziranaga, bari bafite ingengabitekerezo ishingiye ku ivangura ry'amoko. Noneho rero ayo mateka yakurikiranye n'uyu musamariya. Ese kuri umuyuda je nkaba umusamariya usabye amazi ute? Uvuko Yesu yamusubije, iyaba waruzi ugusabye amazi wariwe, ukamenya n'impano y'Imana, uba umusabye nawe akaguha amazi y'ubugingo. Uzi Yesu wariwe ni impano yavuye ku Mana yaje hano ku isi. Ntabwo rero ari mu ishusho y'abayuda nk'uko abantu babyibwira mu mubiri. Yaje ari impano y'Imana itagira ingengabitekerezo ishingiye ku moko y'uturere cyangwa ku moko y'ibisekuru. Bya bindi ngo uzi uwo ndiwe jyewe umwega nakwereka, uzi uwo ndiwe jyewe umunyiginya nakwereka, uzi uwo ndiwe jyewe umunyamurenge w'umunyabyishi w'umugunga nakwereka. Oya, Yesu nta vangura ry'amoko agira. Uzi uwo ndiwe sha, uzi ico ndico njyewe unacheza na nani wewe? Uzi ico ndico? Oya, Yesu nta vangura agira, nta ngengasa agira. Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Turambura ibiganza tugusaba Imana. Mana, watubwiye ngo nzabaha umutima mushya. Uwo mutima mushya hano turawukeneye. Abagabo twubatse ingo turawukeneye kugira ngo dushobore kuyobora ingo zacu neza, twuzuye umutima w'impuhwe n'imbabazi n'ubugwaneza. Twuzuye ubugwaneza imbere yabo twashakanye, twuzuye ubugwaneza mu bana twabyaye, twuzuye ubugwaneza mu bana turera, twuzuye ubugwaneza mu buyobozi bwacu tuyoboramo, twuzuye ubugwaneza muri za ministeri zitandukanye zigize itorero, twuzuye ubugwaneza mu kazi ka leta, twuzuye ubugwaneza mu kazi twikorera, twuzuye ubugwaneza mu gukorera abandi, twuzuye ubugwaneza mu buzima bwacu bwa buri munsi. Kandi turashaka ngo tukwigireho, kuko aho twavukiye naho twakuriye naho twize nta ibi twabikura, ahubwo uravuze ngo tukwigireho. Ese turakwigiraho tukuboneye hehe? Ijambo ryawe riravuga ngo mbere na mbere hariho jambo, kandi ijambo yahoranye n'Imana. Dufite ijambo ngiri imbere yacu ryahanuwe, niko Petero yavuze. Turirebereho, turakubona uko umutima wawe uteye, ubidushoboze kuko ntitwabishobora. Paulo yaravuze ngo shobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Urakoze ni mu izina rya Yesu Kristo, amen.